n'uwo muntu uri muri Amerika aje arambwira nubwo nje gusenga ariko nje mfite icyifuzo. Ati mfite umuntu tuvukana uba muri Amerika, afite ikibazo cy'ibere, yagwaye ikibyimba ku ibere, yarivuje ahantu hose byaranze, ariko nzamutse kuri uyu musozi ngikubona wowe nari nyoboye amasengesho, yego, ateriko ndifuza kuba naguha icyo cyifuzo ugasengera uwo murumuna wanjye agakira. Yego yego. Nafashe umwanya ndavani yitwa nde, ambwira amazina ye, amaze kuyambwira ndangije ndavuga ati byashoboka ko wamuhamagara noneho ukamushira kuri video tukamusengera tumureba. Yego. Arabinyemerera ako kanya yahise amuhamagara. Amaze kumuhamagara arangije ndabane ufite ikibazo, badoye icyifuzo cyawe kurwaye ariko wafataho urwaye tukagusengera. Amen. Yarafashe kandi urabizi ko hari ijambo ritubwira ngo isengesho ryo kwizera rizakiza abarwayi. Twakoreye muri zo mbaraga rero tuzikoreramo, afata aho ngaho yararwaye ku ibere turamusengera. Tumaze kumusengera numva ijwi rimbwira ngo mubwire afata amazi ayasuke mu gikombe, namara kuyasuka mu gikombe yasengere ayanywe, ayandi ayogeshe aho hantu yaragwaye ku ibere. Narabimubwiye, maze kubimubwira afata ya mazi arayanywa, anywa igice cyayo mazi, ikindi gice cyari gisigaye yoza iryo bere. Amaze kujyoza naramubwiye ni mbonye Imana igukijije, kuko nabonye yerekwa mbona marayika ari kumukora aho ngaho ku ibere, amaze kuhogesha ayo mazi. Ndababwira ni mu minsi 3 ubwo buribwe ndabwo buzongera kuza. Haleluya. Yabaye aho ngaho ndamukupa ndamwihorera, maze kumureka ubundi turasenga. Nyuma y'iyo minsi 3 umunsi wa 4 wa murumuna we yaraje aho bavukana. Araza arambwira ngo uyu munsi wa muntu wasengeye wari ufite ikibazo cy'ibere, yarari kuribwa cyane ariko yambwiye ngo ubu ndabwo ari kuribwa. Haleluya, haleluya. Ati ubu nda kibazo afite. Haleluya. Numvishe nanjye nezerewe, bindera izindi imbaraga zo kongera kurira umusozi. Haleluya. Maze kuhagera benezo ngozi ziradushimisha cyane. Ndambwira ni rero uzongera uze dushima Imana. Kwiriye cyo gukora kuwiteka wowe ungurikiranye. Haleluya. Kirasohoye. Amen. Navuze ngo iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe. Amen. Ushobora kumaza igihe kirekire ungwaye indwara, warevuje mu bitaro bigiye bitandukanye, ukaba muri wowe ushakisha ikintu cyaza gukiza uburwayi bukabura, ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe. Iki ni cyo gihe cyo gukirirwa burwayi. Iki ni cyo gihe cyo kongera kubaka business zawe zigakomera. Iki ni cyo gihe cyo kongera kugira ikintu Imana yongera kubaka ku buzima bwawe. Iki ni cyo gihe umaze iminsi muri wowe ukumva ndamahoro ufite mu mutima. Iki ni cyo gihe Imana yongeye kuza kuguha amahoro mu mutima. Retokera sika ndabona hari umuntu ungurikiranye urwaye amaso, marayika w'Imana ndabona gukoze kuri ayo maso ngo wakire gukira. Taya mando ya siregere tokera sika muri iri jambo igihe gikwiriye cy'Uwiteka kirasohoye. Imana ikongera ikaguhesha akazi. Etaya mando ya siregere ndabona hari umuntu ungurikiranye, Imana ikurindiye mu kazi kawe. Pere wa enitaya mando ya siregere tokera sika. Iri ni jambo aha turi twaje kwamamaza Yesu. Yesu yongeye kuvugana nawe ngo hari ahantu ndikubona hari umuntu wari umaze iminsi arira, arizwa n'ikintu bita urugo, icyitwa urushako. Imana irakubwiye ngira kubakiye ayo marira nashire, Imana irakubakiye. Etaya mando ya siregere niyo mpamvu dusomye gusenga n'iri jambo twumvishe. Imana igariye umugisha mu biganza byawe. Humura rero ibyo Imana yavuganye nawe byose kubwira ijambo, igihe ni iki gihe Imana ije kubisohoza. Nawe ungurikiranye wumve ko ibyo byose Imana ibisohoje. Murakoze cyane, umugisha w'Imana ubane namwe, kandi ku muntu wese ungurikiranye Imana iguhereze ibyo ukeneye byose. Murakoze cyane. Haleluya. Amina amina. Wabagahe koko. Nanjye uje mu gihe ukenewe, kuko Bibiliya yavuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Shima Imana rero kuje kudufasha mu bisarurwa bya Kristo kugira ngo abantu bakomezwe n'ingomezi z'Imana. Nawe uraje
Imana igushyigikire cyane. Amina. Reka tugusabe niba bigukundiye utanga akanimero kawe, kuko hari abaguhamagara bakeneye kubafasha kuri ibi byose wivugiye mu kubasengera. Karibu utanga akanimero bagushakiraho. Yego, murakoze cyane. Ariko ndari natanga nimero ndagiye manze ndamutse n'iyi message yindi nungutse muri uyu mwanya ndaha ahantu nicaye. Yego, kanyitambutse vuba vuba. Numvishe ijwi riri kumbwira ngo umuntu wese ukurikiranye iyi video ngo Imana iramutwikiriye. Ngigiye cyose azabona hari ibintu bikomeye ngazibuke gusoma iri jambo rivuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye. Amen. Arisome yaba ari mu modoka agiye, yaba ari mu nzira agiye, yaba afite ingwara ikomeye, yaba ari mu kazi, aho yaba ari hose, ngo azibuke arisome, kuko rino jambo ngo ririmo ubutabazi bwishi, kuko mbonye hari abantu benshi Imana idetabariyemo. Haleluya. Nawe ngurikiranye rero wakire gutabagwa n'Imana. Amen. Nawe ngurikiranye rero wakira imibereho mishya Imana yongeye kuguha. Haleluya. Kandi Imana ikijije abantu indwara za diabete, Imana ikijije abantu ubugwayi bw'umutwe, Imana ikijije abantu ibintu byo kurwara mu maguru. Hari umuntu ngurikiranye ufite ikibazo cyo kurwara amaguru, Imana iragukijije. Hari umuntu ngurikiranye ufite ikibazo cy'amaso, Imana iragukijije. Hari umuntu ngurikiranye wari warivuje ahantu. Twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Twongeye kugaruka kuri ndi umukristo. Reka tubwire abantu muri hirya no hino muri Amerika, Aziya, mu bihugu bitandukanye abashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi imbabazi z'Imana zikomeze gutindana natwe. Reka dusuhuze abakunzi bacu muri hirya no hino. Reka tubabwire ngo amahoro, amahoro kuri mwebwe. Abantu mwamaze gukora subscribe, amahoro y'Imana abane namwe cyane, namwe abadukurikira mu gaceceka, namwe tuziko mudukunda. Nawe utubonye bwa mbere turabana b'Imana, niba koko uri umwana w'Imana nawe urasabwa kudukunda. Reka rero tubwire abantu muri mu bibazo, ndababwira ukuri turi mu isi intambara nziza izabura. Cyakora Yesu yavuze ngo hamwe nibagerageza nzabacira kanzu. Dusomye muri Yakobo gice cya mbere 12 hakatubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira imumugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azabya ikamba ry'ubugingo ritangirika, iry'Imana asezeranije abayikunda. Tukababwira ngo rero ushobora kuba uri mu kibazo cyakuzengereje, cyaguteye ubwoba, ariko ndakubwira ngo humura, ejo cyangwa ejo bundi Imana izabigenza neza. Kandi icyo kigeragezo uko wakumva gikomeye kose, Imana iri mu ruhande rwawe. Hari n'igihe rero Imana itwigisha isa nawe icecetse ikabiturekamo, ariko atari uko itwanga. Humura rero, Imana iragukunda kandi Imana igufitiye imigambi myiza. Twagarutse kuri kamera zandi Umukristo TV, twabazaniye umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana. Reka tubasabe abibwira amazina ye. Nitwa Imanirakiza Jean Dodier. Nanjye ngaba ndumukozi w'Imana. Amen, amen. Uyu munsi rero nanjye hari ikintu Imana yagize ku mutima nifuza kubagezaho. Rero icyo nasaba umuntu wese ngurikiye ni ugutega amatwi ubundi ukumva icyo Imana ivuganye nawe. Haleluya. Nicyo kinzanye uyu mwanya. Haleluya. Kandi mfite ishurirwa ryinshi cyane, mfite n'ibyo kuvuga kuko ndi hano kubw'umugambi w'Imana. Irakiza tuza. Murakoze cyane. Ndakuvuga kuko nguzanya ku kinyamakuru cyanjye nuko nguzi ubuhamya turi kugendana. Amen. Nuko nguzi ubuhamya, nzi imikorere yawe mu gusenga, nawe rwose uyihoraga ku birenge. Yoga ku birenge rwose, ibyo ndabizi. None rero hari akantu ndangiriye, wowe ubyumva gute iyo bavuze ngo umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana? Mw'ibyo bintu ko ari bibiri, ni iki gishoboka? Byombi birashoboka. Wowe ubyumva gute, kuba umukozi w'Imana cyangwa kuba umwana w'Imana? Yego, murakoze cyane. Uruhande rumwe ngewe numva ndaba umukozi w'Imana ahubwo naba umwana w'Imana. Yego yego. Kubera impamvu ni iyi, umukozi akorera abantu, ariko yagera igihe
akaba yanakirukanwa cyangwa agahembwa, yamara guhembwa ibyo ahembwe akava mu rugo akagenda. Ariko iyo uri umwana w'Imana cyangwa se uri umwana mu rugo, uri umwana mu rugo, nanjye rero ikintu cyiza numva kimfasha kuba umwana w'Imana, numva ari byo biri kereya kuri njyewe, numva ari byo bimfasha kuko doko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Naho kuba umukozi agiye kagenda akava mu rugo. Yego. Rero kuba umwana w'Imana nibyo numva ari byo bimfasha cyane. Tutarakomeza ndabona amavuta yatangiye kuba menshi. Nta kibazo rwose. Reka tubanza dusenge Imana. Kino kiganiro tukiragiza Imana n'abakunzi bacu bazadukurikira, dutangire kubaragiza Imana. Ni karibu no gusenga. Reka dusenge. Amen. Mana mu izina rya Yesu. Amen. Nubundi turagushimye, turaguhimbaje. Wowe ni wowe watwemereye uyu muteguro ngo tube turi aha hantu. Natigihe niki. Kandi ni wowe wabishatse ngo uyu munsi iyi tariki n'iyi saha ngo tube turi aha hantu tuvuga gukomera kwawe. Uyu mwanya rero birumvikana ko hari abantu benshi kwiriye kumva icyo uvugana nabo muri iri jambo. Amen. Unyemerere Mana message yawe uyigeze ku muntu wese. Hallelujah. Kandi buri wese agira icyo yumva, agira icyo yunguka. Amen. Kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Iki nigihe dukeneye ijambo ryawe, iki nigihe dukwiriye gukomezwa Mana Data n'ijambo ritutse kuri wowe. Rero haba abakobwa baryumva bagira icyo bunguka, haba ababyeyi baryumva bagira icyo bunguka, haba abagabo haba abasore bagira icyo bunguka. Ariko dukomeje muri uyu mwanya, ukomeze uduhagarikira imigambi ya Satani, ukomeze wirukana imbaraga z'abadayimoni, ahubwo bana natwe. Gusa message yawe igere ku muntu wese. Kandi buri wese yumva icyo uvugana nawe muri iri jambo kugira ngo uhabwe icyubahiro. Umutegura wawe ni mwiza rero ku buzima bw'abana bawe. Ukomeze udushigikire kuko Imana ishoboye, kandi ijambo ryawe rikomeze riganze kukugira neza, uhabwe icyubahiro. Ineza yawe igaragare muri uyu mwanya, imbaraga zawe, umwuka wera w'imbaraga uganze muri iri jambo kugira ngo uhabwe icyubahiro. Urakoze udushigikire mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze kudusengera, uradusengera ndafashwa. Numva amavuta atangiye kuza ku bwinshi. Ndagira ngo nongere mbibutse ngewe uri nyuma za kamera ni Pastor Labani, mwamenye muri social media no gusenga tubangamira abadayimoni dukiza indwara mu izina rya Yesu Kristo. Uyu rero umukozi w'Imana, nawe arasizwe, n'umuhanuzi, umuvuga butumwa, afite imbano nyinshi zitandukanye. Mu by'ukuri mbega namye mu murambagize n'ubwa mbere aje mu iki gisata kivuga butumwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Mu murambagize rero ndababwira ukuri n'umwana w'Imana, kandi muzagenda mubibona, muzambwira, kuko nanjye ndabona bazanira umuntu uje kubiba. Oya, umwana w'Imana azagusengera, ikimana imubwiye kukubwira akiguhe, kandi ibintu bizagenda neza. Ntabwo nabazanira rwose umuntu udakwiriye. Ntabwo nzabikora. Imana izandinde rwose, Imana izandinde. None Jean de Dieu, wamaze kwibwira abakunzi bacu kuri ndi umukristo. Tuve tumaze kuvuga ngo kuba umwana w'Imana no kuba umukozi w'Imana, wari umaze kugisobanura. Ariko uko batwita abakozi b'Imana hari igihe tubyemera, ariko muri wowe uba wizimo umwana w'Imana. Ndemeranya nawe cyane, nemeranya nawe, kuko umukozi agira kontara y'imyaka 5, umukozi agira kontara y'imyaka 10, ariko umwana ndakontara sinye wabo kwasi. Natwe rero ndakontara dufite kwa data, tuzi ko tuzabana nawe iteka ryose. Mana yacu tugirire neza. Amen. Irakiza kango baze ibibazo bigera muri bingahe, nyuma dukomeze umwanya w'ijambo ry'Imana. Sadepako niyo ndego yacu kuri ndi umukristo. Amen. Watangiye gusenga ryari? Natangiye gusenga, byibuze natangiye gusenga ngira umwana, ariko natangiye mbarizwa muri korari y'abana batoye. Noneho ndangira ndirimba ndi umwana muto, ngurira muri ibyo bintu byo kuririmba. Noneho ku rusengero bakajya batanga utuntu tumeze nk'utubombo, noneho nanjye natufata, ngumva ndanezerewe rwose. Tumeze nk'utubombo. Yego, ngumva ndanezerewe, ngurira muri korari. Yego. Maze gukurira muri korari rero, maze kugera mu myaka 18, kucyo kugera mu myaka 20, nahise ninjira mu buzima bwo gushaka urugo. Maze gushaka urugo
ibyo bivuyeho nibwo natangiye maze kugira urugo, niho natangiye kwinjira mu bintu byo gukorera Imana cyane pe. Neza Kandi numva ndabikunze, bijyamo n'imbaraga cyane. Muri 2019 niho natangiye ibi bintu byinjiramo, kandi mbyinjiramo n'imbaraga kuva icyo 2019 kugeza na n'uyu munsi. Ndi mu murimo w'Imana, yangomye rwose kandi mbibamo kuko numva rwose hari naho Imana yanguye. Pastor Abane hari Imana yanguye, hari ibintu Imana yakoze. Tubwire rwose dusangize ku makuru muri make. Icyambere ninjiye mu bintu by'Imana, maze kugira urugo mbura n'ibintu by'inzara. Inzara mbura nayo ku buryo mbese ni amateka no mu byerekeranye n'ubukwe. Dusubiye inyuma ho gato, habayeho ibintu byinshi bikakaye. Nabonye ushingirwa bakuha ibintu, inzara wakubitanye nayo gute? Burya ndi byari byoroshe mu byerekeranye. Burya nagiye gusaba nda kintu mfite, ndi sakintu nta kintu wari sakintu, nda kintu nari mfite. Icyo gihe nari mfite akagare natwaraga nako kakagenda gatoboka ngagiye wawo umukobwa, ngagerageza kujyayo, nagerayo igare rikandobokeraho, ndari ninjira no muri urwo rugo. Mba muri ubwo buzima. Cyakora igihe kigeze nari nzi inyuma ho gatoya ku buhamya, kuko uko biri kose ibi kubivuga hari n'undi nawe byagenda bifasha. Niko bimeze. Ngera igihe cyo gusaba, ngezeho umukobwa, ise w'umukobwa mbonye arambaza, si ko mbona ufite n'igare rigenda ritoboka, ukaba uri kwinjira muri urugo, bite bimeze bite? Ko hano guhakwa ko uwo uvukana n'uyu nguyu uwo wakundanye nawe bamukweye 700. None wowe uzayabona, wowe mugomba kumukwa byibuze 1 miliyoni. Iyo miliyoni uzayibona. Ndangije ndamwitegereza kuko nasengaga mfite Imana. Ndavuga ni uko biri kose dufite Imana ishoboye byose. Wegerira icyizere kaise. Dufite Imana ishoboye byose. Ndamubwira ni rwose ayo wanzaba yose mfite Yesu. Yesu afite byose, afite amafaranga. Ati ingwano Yesu azaziduha. Ndakibaza ariko nabyemeraga nda kintu mfite. Nda kintu nari mfite. Numva cyane, numva muri ngewe ndabwoba mfite kuko mfite Yesu. Rero bigeze aho arambwira ati sawa nta kibazo, ubwo wumva ko ibyo byose wabishobora nda kibazo rwose, ariko nda kintu nagiraga nge nari niringiye Yesu, ariko Yesu afite amafaranga. Yesu afite byose. Nari niringiye mu busore bwanjye. Yesu yari yaravuganye nanjye arambwira ni wowe nzaguhereza umukobwa, kandi umukobwa nzaguhereza umukobwa uturutse kwa Bishop Revera. Niko byagenze rwose. Wagiye gusaba kwa Bishop? Nagiye gusaba kwa Bishop. N'uyu munsi umugore ndunze avuka mu rugo rwiza kwa Bishop rw'abakirisitu. Haleluya, Imana ishimye, Imana ishimye. Ariko bakimara kumbwira gutyo ingwano z'amafaranga ngana gutyo ndayo ko bakaraza, ndangije ndavati nizeye ko Imana izabikora. Ndagenda ndasenga, maze gusenga rero igihe cy'ubukwe kigeze, njyayo ndababwira ni none rero umukobwa naramukunze, none igihe kigeze mwadufasha mukatwemera tukazajya mu murenge. So umukobwa arambwira ati oya ntibyashoboka ko mujya mu murenge utari watanga ingwano. Ndakorahiye. None bimeze bite ugira ingwano ziboneke? Ati wowe ugomba kuza tukaganira ugatanga ingwano. Ingwano mbamagara abantu bamwe nasenganaga nabo mu rusengero, ndabavugisha babwira ni rero uko biri kose nanjye nakunze umukobwa, ariko umukobwa ubundi tukemeranya uburyo baduha uwo mukobwa. Bajyayo umuryango wanjye, bajyayo nifashisha garaferi, nawe yifashisha abandi bo mu muryango bajyayo. Bagezeyo babaca ingwano z'ibihumbi 700. Hamaze kubabwira 700, nuko nyine bahise baza barambwira ni rero batubwiye ko tugomba gutanga ingwano y'ibihumbi 700, kandi ngo wemeye kuyafite. Ndavuga ati ngaho rero. Ndababwira ati ariko niringiye umugabo witwa Kristo. Yesu afite amafaranga, Yesu afite byose. Kubw'iyo mpamvu hamwe no gusenga Imana izabikora. Kandi Imana niyo yabitubwiye ko izangorera ubukwe, kandi kamba n'umukobwa uturuka mu muryango w'abantu basenga, kuko yari yarabivuganye nanjye. Ndangije mvatubwiye byo gusenga. Cyokora mu byo gusenga Imana ikoresha abantu bamwe na bamwe twagiye dusengana,
ingwano ziraboneka kubera Imana. kubera Imana. Ingwano rero zibonetse twarazijyanye, ariko ingwano zabonetse kuko ari Yesu wari yarabitubwiye ko azadukorera ubukwe. Yego yego. Igihe cy'ubukwe rero turi kwihutisha kugira ngo ubuhamya tuvugeho gatoya. Ni gatoya ko tuzagaruka twongere tubusubukure dutanga ubuhamya gusa by'ibyo Imana yakoze. Yego, Imana yarabikoze imbere z'ingwano mu buryo bwari budashoboka kubera gusenga. Niyo mpamvu n'uyu mwanya nifuriza we mukobwa uri kunyumva cyangwa se nawe wa musore waba uri kunyumva, Imana igikora ubukwe igategeka abantu batandukanye. Iyo yemereye ugasenga ndukora ibyaha ukabibamo neza, ukaba mu murongo w'Imana ishaka, Imana igukorera ubukwe, Imana igakora imirimo. Rero manjije navuga kuri ubuhamya mvuga ko Imana yangoreye ubukwe, ni nayo mpamvu uyu munsi mbagaze muri uyu mwanya wo gusenga n'ukubw'ibyo Imana yangoreye. Uyu munsi Imana yambaye urugo imbere z'umugore unyubaha, nanjye ndamwubaha bose. Kugeza uyu munsi turi mu murimo w'Imana, nge n'umudamu nta kibazo. Rero kugeza uyu munsi nongeye kubwira abantu ko ibintu mubona bidashoboka Imana irabishoboye. Imana ishoboye kuba yagukiza uburwayi, Imana ishoboye kukubakira ubuzima. Hobonaga bidashoboka ikemera bigashoboka. Uko yangoreye ubukwe nda mafaranga mfite igakoresha abantu batandukanye, nje kubwira umuntu wese ungurikiranye ko uyu munsi ndego mfite niyo kukubwira ko imbere y'Imana biracyashoboka. Haleluya, haleluya. Imana biracyashoboka. Imbere y'Imana ishoboye gushiraho ibyo abantu batashiraho, Imana ikabishiraho bikabaho. Nari njatse kuvuga ngo ibyo wabonye ko bidashoboka, uyu munsi hari ikintu Imana yongeye kurema ku buzima bw'umuntu wese uri bukurikirane iri jambo ry'uyu munsi. Murakoze cyane. Ya, urakoze Jean de Dieu Rakiza. Yego. Kuduha mu njamake z'ubuhamya uburyo wagize urugo, kandi koko iyo twiringiye Imana byose birashoboka. Amina. Byose birashoboka. Wavuze ko wasenze neza kuko nguzura umusore. Ariko nanjye nareba ngabona rugo paca kabisa. Ngabona rugo paca, ariko hari ikindi gihe cyageze mu iyo myaka uvuze. Ngusanze ahantu mbona uri mu marere kabisa cyane rwose, mbona ni uri kuvuga iby'Imana uko uratangira urandarika n'iyo myaka wavuze. None wahawe imbano zo guhanura ryari? Nguko nabikubwiye, ngimara kubaka urugo muri 2019. Yego. Uwo munsi natangiye ibintu byo gusenga. Senga no birimo. Kugira ngo nsenge twatangiye neza kugira ngo ubyumve uburyo bwo gusenga uburyo Imana yagiye ibana natwe. Burya buri wese agira umuhamagaro we, hari ukundi Imana yamamagaye. Natangiye nsengera iwanjye mu rugo, nsenga nge n'umudamu wanjye bujya. Noneho duhamagara abandi baturanyi babaga hafi yo mu rugo, urundi rugo, umudamu we n'umugabo we nabo bemera kuza gusengana natwe. Ibintu tubitangira gutyo. Bura natangiye nge n'umudamu wanjye n'uwo muntu w'umuturanyi, nabazana umudamu we araza, ubwo twari bane. Tutangira umuriro turawatsa pe, umuriro turawucana kugeza na bugingo n'ubu tugiye gucana uwo muriro. None muri icyo gihe nimwe wakiriye imbano z'umwuka wera? Muri icyo gihe no nakiriye imbano z'umwuka wera. Imana itangira kungoresha, kandi ngoresha ibintu bikomeye. Kandi muri icyo gihe ntabwo nicaye muri Rubavu gusa, ahubwo nakomeje nerekeza za Kanyarira ngerayo mvuga Imana, ndagenda njya za Ndabirambiwe mvuga Imana, mva za Ndabirambiwe, mbese nagiye ahantu henshi hatandukanye mvuga Imana. Kandi mu buryo bwo gukorera Imana kwanjye, Imana yagiye ikora imirimo ikambuza n'abantu bo hirya no hino barwaye ingwara ngabasengera. Abari barwaye barakize, abari bafite ibintu ibyifuzo, hari bamwe twahuraga batagira akazi tukabafasha gusenga, bakambamagara nyuma yaho bambwira ko babonye akazi. Mbese Imana yarangoresheje, nanjye ndabibona rwose kingoresheje, na n'uyu munsi iracyakomeje kungoresha. Amina. None Irakiza karame, ngo bazi ikindi kintu kimwe, sibyo? Yego. Kuje muri social media kandi akari abantu babikritika, byara no kujya kwiyerekana no kujya kwiyamamaza. Wowe uremeranya nabo? Niki wavuga ko aba bantu bavuga ko twe tuboneka muri social media kuri YouTube kwaba uri kwiyerekana? Wowe urabivugaho iki? Ningiziye nama wagira bano bantu bafite iyo myumvire?
yego murakoze cyane. Ariko n'ubundi hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo nguhereye kera na n'uyu munsi ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Amen, amen. Ariko indwarane zibugishamo imbaraga. Rero ntabwo kuzaha kuri kamera cyangwa si kuri social media bivuga ko ari ukwiyamamaza, ahubwo turi kwamamaza ivugabutumwa. Haleluya. Turi kwamamaza ivugabutumwa kuko impamvu ni iyihe? Hari abantu bari mu bihugu byo hanze, yego, abo ngabo bakwiriye kumva kwamamaza, bakumva Imana mu buryo bw'ijambo. Hari n'abandi bantu bari ahandi hantu hagiye hatandukanye. Rero kuza hano ni ukugira ngo nabo bakomeze bumve ko Imana ikomeje gukora. Haleluya. Naho rero abavuga ngo ni ukwiyamamaza, oya, ahubwo si twe twakwiyamamaza, ahubwo twebwe ndumva ahubwo uyu mwanya dukomeje kwamamaza Yesu. Kuko nonaha ntabwo ngiye kuvuga mu izina rya Irakiza, ahubwo turashaka kuvuga ko Yesu ashoboye gukiza izi ndwara. Amen. Yesu ashoboye gutanga ubuzima. Amen. Yesu ashoboye gutanga indi mibereho. Haleluya. Uyu mwanya rero turi kwamamaza Yesu, kandi tugira ngo nudukurikiranye akomeze kumva ko mu ijuru hari Imana igikomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane. Kwako kantu uvuze bajye bamenya ko cyane ngatwe hano muri Afrika tuba tufite umudendezo wo gusenga, ariko ng'abanyarwanda bacu cyangwa se abantu batuye Afrika bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bajya bavuga ngo iyo bageze hanze birabakomerera mu gusenga. Iyo rero hatariho zino ja social media ashobora no gushomera mu buryo bw'umwuka, akagira inzara mu buryo bw'umwuka, kandi yarakundaga Imana, kandi no kugera hariya hanze ari Imana yabimusezeranije kandi irakiza. Nawe ndatekereza ko kuba wicaye hano biri mu isezerano. Ndaca Imana bikubwiyeho. Murakoze cyane. Imana imaze iminsi imbwira ngo ngiye kukwamamaza mu mahanga agiye atandukanye. Amen, amen. Ariko ngibaza ngo bizaca he? Niyo mpamvu nawe ngushimiye cyane, ndagushimiye. Mbese nawe uri gusohoza. Ubundi Imana ivuganye natwe, ndago dutegereza ngo nguko ndi kureba nareba iyi ndebe cyangwa si nareba iyi kamera. Imana ikoresha abantu bamwe muri twe. Rero nawe Imana iragukoresheje rero kugira ngo isohoze umugambi yari yaratumye. Ubundi ndiho ngo ngorere Imana, nzohoze ibyo Imana yavuze ku bantu bayo, kimwe no kwanya hari ibyo ngeraho, hari abantu Imana yakoresheje. Niba rero Imana ingoresheje ngo isezerano rya Irakiza risohoye, humura rwose. Niyo mpamvu nanjye ngushimiye cyane rwose, kuko ndi mu mugambi w'Imana. Nanjye ndagushimiye cyane. Kandi pastor, nari mfite iyerekwa byo mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko ngibaza ngo nzanyura hehe kugira ngo abantu mbagereho. Kuko mberutse kubona iyerekwa ndi gusenga, nje nijyamiye iwanjye mu rugo, ngajya ndabona ndi kubwiriza, ngabona hari abantu bari barwaye bagahaguruka kuri za matera, ariko ngabona abo bantu bari ngo kure yanjye. Noneho igihe nakangukiye, ijwi rirambwira gutyo uri kubona bari kure, ni abantu ugiye kuzasengera batari hafi yawe, ariko bakumva icyo Imana ivuganye nabo mu buryo bw'ijambo, kandi bazakira. Rero wowe ngurikiranye rwose, uyu mwanya mfite amavuta, nje hano amavuta nyafite, ko Imana igiye guhagurutsa abantu aho wari umeze nabi ukongera ukamererwa neza. Rero icyo musabwa mwebwe ni ugutega amatwi mukumva icyo Imana ivuganye namwe. Njyewe ndi mu mavuta ko hari icyo Imana igambiriye ku buzima bw'umuntu wese uri bungurikirane uyu mwanya. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Inzira z'Imana niko ziremwa, ni nako Imana zica buri gihe ni iki, kandi biriya Irakiza ngo ubwire, buriya hari abantu Imana iguhamagariye. Hari abantu uburwayi bwabo bwananiranye, Imana ikabiguhaye misiyo ugenda ubukize. Hari abantu ndetse babaswe n'ibintu by'ibibazo, Imana iguhagurukije muri iki gihe ngiki kugira ngo Imana igukoreshe kuri bo. Kuko buriya ibintu namaze kumenya mu buzima, buri wese agira muganga we, buri wese agira dogiteri we, buri wese agira igihe cye, kandi buri wese Imana imagurukije haba hari ibyo Imana ije kumukoresha. Wemere wumvira Imana rero, kandi Imana ndabizi igiye kugukoresha iby'ubutwari muyu murimo w'Imana kuri social media. Sadepa ko ubifiteho amakuru, ngewe mbaye inzira gira ngo unyureho, nyuma Imana ikugeze
aho yateganyije ko uzagera. Mana yacu nishimwe cyane. Amen. None rakiza kugira ngo ducunguze uburyo umwete twigire mu kanya k'ijambo ry'Imana, ni ngibihe bintu bitatu, ndwara ngitatu cyangwa ibintu bikomeye bitatu mu ndwara abantu barwara, Imana yabarakoresheje ugasenga ukabona umuntu arakize kandi yakuyobotse ubona bimeze nabi. Ibintu nga bitatu. Murakoze cyane. Ahubwo nuko igihe ari gitoya ndagumbaye bitatu gusa. Uvuga bitatu. Ibindi tuzabivuga nyuma tugarutse. Nta kibazo, ibindi tuzabivuga nyuma. Ariko wenda icyambere mvuga kandi nabiboneyemo n'umugisha. Hari umuntu ubaho bita muri Amerika. Uyu muntu yaramaze igihe arwaye kanseri y'ibere. Ubundi doko yarwaye ibere rizamo ikibyimba. Noneho nasengeraga aho bita ku iriba rya Yakobo. N'ahantu hari umusozi, ndumva hashobora kuba hari n'abantu bangurikiranye cyangwa bazatumva bakasanga bahaze. Buriya aho narahamaze imyaka 5 mbirirwa mbarara. Wenda narahirirwaga benda mu cyumweru ngagira ngigihe rimwe na rimwe twahararaga mbere atari ngubu bikomeye kujya mu butayu bitemewe. Ariko mbere twarasengeye tuhatse umuriro, tumuriro uraka. Noneho aho igihe twasengeraga haza umuntu, n'uwo muntu uri muri Amerika aje arambwira ni nubwo nje gusenga ariko nje mfite icyifuzo. Ati mfite umuntu tuvukana uba muri Amerika, afite ikibazo cy'ibere, yagwaye ikibyimba ku ibere, yarivuje ahantu hose byaranze. Ariko nzamutse kuri uyu musozi ngikubona wowe, nari nyoboye amasengesho, ateriko ndifuza kuba naguha icyo cyifuzo ugasengera uwo murumuna wanjye agakira. Nafashe umwanya ndavani yitwa nde, ambwira amazina ye. Amaze kuyambwira ndangije ndavuga ati byashoboka ko wamuhamagara noneho ukamushira kuri video tukamusengera tumureba. Arabinyemerera ako kanya yese amuhamagara. Amaze kumuhamagara arangije ndabane ufite ikibazo, badoye icyifuzo cyawe kurwaye ariko wafataho urwaye tukagusengera. Amen. Yarahafashe. Kandi urabizi ko hari ijambo ritubwira ngo isengesho ryo kwizera rizakiza abarwayi. Twakoreye muri zo mbaraga rero tuzikoreramo, afata aho ngaho yararwaye ku ibere turamusengera. Tumaze kumusengera numva ijwi rimbwira ngo mubwire afata amazi ayasuke mu gikombe, namara kuyasuka mu gikombe yasengere ayanywe, ayandi ayogeshe aho hantu yararwaye ku ibere. Narabimubwiye, maze kubimubwira afata ya mazi arayanywa, anywa igice cy'ayo mazi, ikindi gice cyari gisigaye yoza iryo bere. Amaze kuryoza naramubwiye ni mbonye Imana igukijije, kuko nabonye yerekwa mbona marayika ari kumukora aho ngaho ku ibere. Amaze kuhogesha ayo mazi ndababwira ni mu minsi 3 ubwo buribwe ndabwo buzongera kuza. Haleluya. Yabaye aho ngaho ndamukupa ndamwihorera, maze kumureka ubundi turasenga. Nyuma y'iyo minsi 3 umunsi wa 4 wa murumuna we yaraje aho bavukana. Araza arambwira ngo uyu munsi wa muntu wasengeye wari ufite ikibazo cy'ibere, yarari kuribwa cyane ariko yambwiye ngo ubu ndabwo ari kuribwa. Haleluya, haleluya. Ati ubu nda kibazo afite. Haleluya. Numvishe nanjye nezerewe, bindera izindi mbaraga zo kongera kurira umusozi. Haleluya. Maze kuhagera benezo ngo ziradushimisha cyane. Ndambwira ni rero uzongera uze dushima Imana y'ibyo yakoze. Aragaruka turongera turamuhamagara. Arambwira, tumaze kumuhamagara turavugana, arambwira ni kwa kundi naribwaga ibere na cya kibazo nari mfite, atubundi kumva ndari kongera kuribwa. Ati kandi nanjye nizeye ko nakize. Guhera uwo munsi ndabwo yongeye kugira ikibazo cy'ibere, esekira kugeza nabwiye ngo nubu rimwe na rimwe tujya tuvugana tukaganira, usibye ko wenda nagize ikibazo cya telefone yanjye uyu munsi ngaba ndi kubura uburyo mvugana nawe. Ufite matushe ndabizi. Ubu ngaba ndunze matushe ariko nzi neza ko Imana izongera kumba indi telefone tukavugana. Ariko ubu nda kibazo afite. Uwo ni uwa mbere twasengeye Imana ikamukiza, ntabwo ari nje ahubwo ni Imana yamukijije. Imana iramukiza uyu munsi nda kibazo afite. Hari undi rero
wari ufite ikibazo cy'ijisho rimwe. Ijisho rimwe yazaga ngo dusengane, ariko ijisho rimwe ntabwo ryarebaga neza. Yararebaga ariko akareba ibikezikezi. Araza turasenga, ijisho rimwe ryaravuyemo ngo ririshiramo. Yaje ryari rihari ariko ritabona neza. Yego, ryari rihari ariko ritabona neza. Mbese yarageze igihe cyo kuza ku buryo umuntu yakurebaga akakurebamo abantu babiri. Akakurebamo abantu babiri. Araza afite icyo cyifuzo cyo kumusengera ngo tumusengere Imana igira icyo yongera gukora, arebe neza iryo rinde jisho. Turasenga, ryari ijisho ry'ibumoso. Turasenga, tumaze gusenga Imana irangije iratubwira ngo mumubwire azagaruke gusenga azanye amazi garaye mu nzu ye. Twarabimubwiye, aragenda agaruka mu iteraniro azanye amazi garaye mu nzu ye. Imana iratubwira dufata ayo mazi tuyamwogesha muri iryo jisho. Dufata amazi turamwoza, tumwoza muri rya jisho ryari ritari kureba neza. Tumaze kumwoza yaratashe, Imana yabenga azagaruka yakize. Haleluya. Nanjye natunguwe no kubona agarutse ari kureba neza. Amaso yose ari kureba nakize. Ni uwa kabiri. Warumbwiye ngo ngukere nk'abantu batatu. Abana tuzabavuga tugarutse. Yego. Undi wa gatatu rero ni umuntu twasengeye wari ufite ikibazo cyo kutabyara pastor. Nanjye byaranejeje. Yari amaze imyaka 5 ashatse urugo. Yari yarasezeranye, ariko umugabo we ageze amutesha umutwe amubwira ngo ndago nzabana nawe kubera ko nakuzanye nzi ko tugomba kubyara, none ntabwo biri gushoboka ko tubyara. Tugihagaze hano ndagira ngo ni y'amabagabo. Mujya mukora ayo makosa. Mugabo jya utera madamu wawe inda urebe ko atazahise akayibyara. Iyo uri umugabo gatangira gutotereza umugore ngo kutabyara ngo mutera inda, azanga kuyisama. Yamye bagabo murenganyaga abadamu namwe muzihana. Yego, urakoze cyane pastor. Rero nibyo koko aba bagabo rabiyamye, ariko buri umuntu iyo atari mu mwuka ntabwo amenya ikintu akwiriye kuba yakurikirana. Urareka ngo ubwire Imana ye itahabaye ngivuge ati ugashaka, hari abantu benshi bashaka ariko kubona witababyara. Buri impamvu mvuze gutya Rakiza namye mukurikira. Ibintu bibazo nanjye mu musengera nagiye mbura nabyo. Kumva umudamu arekurira umugabo yansereje byakomeye. Uyu mudamu ubu mutamu nama akeneye umwana nawe ukeneye umwana, mwakakwiriye gushyira hamwe. Mwamara gushyira hamwe mugasenga. Ariko iyo umudamu waje kungeye kukamuta mu nama, kuko ndabwo umudamu yabyara yenyine, kimwe nawe umugabo ndabwo wabyara wenyine. Umugabo abyara uko abonanye n'umugore, umugore abyara uko abonanye n'umugabo. Niba ari muri kamwe mubatse urugo bikaba byanze, yewe mugabo wekitaka na madamu ngo niwe kibazo. Ngo niwe kibazo. Kano kantu nanjye mburana ko mu bantu nsengera. Kandi ikintu nababwira, mu bantu twagiye dusengera, iyo umugabo n'umugore babaga bahuje inama bakavuga ngo kwa dogiteri byanze, nubwo watubwiye ngo nda kibazo ariko imyakire ikabishize tutabonye urubyaro, reka tuyoboke Imana. Bano bantu umugabo n'umugore cyesha umujyo nabonye iyo bashize hamwe bagashyira hamwe ngo tuyobotse Imana, bano bantu nagiye mbona basubizwa vuba. Imana agiye batabara vuba cyane. Pastor wanyemeranga kubaza mbaze. Pastor nibyo koko, ariko abagabo cyane bikunda kuba ku bantu bakijijwe. Urugero ukaba ufite ukaba nk'uwo mudamu akaba afite mugabo we nawe asenga. Uwo arabyemera. Noneho turebe ko udasenga rero. Udasenga aba ari umuriro. Urakoze cyane. Noneho rero kugira ngo ubyumve neza cyane, uyu mudamu umugabo yari yaramubwiye ngo ngiyo Mana ujya gusenga niguhereza umwana ngabona uratwite nanjye nzayikurikira. Haleluya. Mana noneho ibigomba kuyubahisha. Kwari ukugira ngo uyu mugabo nawe abona Imana igitanga abana kuko twasenze, nawe aze mu nzu y'Imana. Niko byagenze muri iyi myaka 5, ariko nawe yari hanganye pastor. Imyaka 5 yari yarihanganye babanye, ari umugeni yamukuye waba ari umukobwa, barabana iyo myaka 5. Uwo mugabo ndigeze acinya nyuma y'umugore we. Turabimushimiye uwo mugabo. Turabimushimiye kandi yarakoze cyane. Noneho rero iyo ndebye
iyi gahunda yari yabaye kuri uriya mubyeyi kwari kugira ngo umugambi w'Imana usohore uriya mugabo nawe aze mu nzu y'Imana yiheshe cyubahiro. yego rero none uriya mudamu yarakomeje kuza turasengana tumaze gusengana none umunsi umwe twari mu materaniro rero ukunda Imana ikorana kwishi yego hari harimo umubyeyi mu rusengero wari umaze igihe iki cyumweru kimwe gutyo abyaye afite umwana ukiri uruhinja none Imana ibwira uwo mubyeyi ngo uwo mwana mufata umuhekeshe uriya muntu udafite umwana wa mwana turamufata tumuhekesha wa mubyeyi amaze kumuheka Imana iramubwira ngo gutyo uhetse uwo mwana nawe niko Imana iguhaye guheka umwana. Haleluya. Iramubwira ngo iri joro urabona umugisha. Amen. Arangije ngo kandi uwo mwana ukomeze umubane uramuhereza mama we ari uko dutashe. Wa mwana koko yakomeje kumuheka amuha mama we ari uko dutashe we ataha mu rugo rwe. Ariko yagiye Imana imubwiye ko nawe arabona umugisha iryo juru. Arataha abaho icyumweru cya mbere cyarashize ikindi cya kabiri ngiye numva arambamagaye arambwira ni ati ubu rwose byaciyemo ubu nanjye aravango nawe yaratwise. Icyo ni ikindi gitangaza Imana yakoze kubwo gusenga uriya muntu twarasenze Imana imuhereza gutwita imuha gusama uyu munsi umwana we amaze kugira imyaka 4. Haleluya. Icyo rero ni ikintu tuvuga n'ikindi Imana yadukoresheje. Niyo mpamvu n'uyu mwanya yo tugiye kwinjira nawe ushobora kunyumva ndamwana umaze igihe ariko nawe wizereza imbaraga muri iri jambo ko ijambo tuzanye ni nacyo rivuga ngo uyu munsi Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Rero abo bantu mvuze ko ari batatu Imana yakoze ibikomeye nguko wari ubimbajije pastor. Niyo mpamvu mfite icyizere ko ntabwo nje hano gucyo gusa ahubwo nje mbazanye message yo kongera kubwira aba bantu bangurikiranye ko hari icyo Imana ifite cyo gukora ku buzima bwabo kubwira ijambo. Amen. Imana iracyakora. Murakoze cyane. Ya urakoze Rakiza kubw'amagambo meza cyane nanjye ubwanjye ari kumfasha. Reka ducunguze uburyo umwete twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana nakagaruka tuzagaruka. Mukozi w'Imana kandi musajya mwandikira basigirana nimero kugira ngo nufite ibyo bibazo ngibyo twavuze aje amufasha gusenga Imana. Reka twinjire mu kanya k'ijambo ry'Imana iminota 5 karibu rwose ijambo ry'Imana waduteguriye. Murakoze cyane. Turabashimiye twasenze dusengera ijambo. Imana ishimwe cyane kandi nibyo bituzanye. Amen. Rero nguko nubundi nababwiye nababwiye ko ijambo mfite rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe wowe ungurikiranye. Amen. Hari ibintu imiryango itakoze ariko Imana iracyafite icyo kubikoraho. Haleluya. Hari ibintu byo wari witeze ku buzima bwawe ubyitega igihe kirekire mu mwaka wa mbere mu mwaka wa kabiri imyaka 3 kugeza uyu munsi ariko ugashaka igisubizo cyabyo ukakibura. Ariko nguzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite icyo kubikoraho. Haleluya. Imana iracyafite icyo kubikoraho. Haleluya. Imana iracyafite icyo kubikoraho kandi Imana hari ijambo rinshimisha cyane. Hari ijambo Elizabeth yabwiye Mariya aramubwira ngo ndajamba Imana ivuga ngo rihere. Mwene data nawe ngurikiranye ndajamba Imana ivuga ngo rihere. Hari ukundi Imana ivugana no muri ngo nzaguha akazi hakagira abitambika mu kazi kawe ariko Imana ikagwana urwo rugamba paka winjiye mu kazi kawe. Hari ukundi Imana ivugana n'umuntu ngo nzakubakira urugo hakaboneka bitambika mu rugo kugira ngo urwo ndurwubake hakaboneka bitambika bashaka gusenya urugo. Ariko tukagenda mu jambo rivuga ngo ndatse kuvuga iki mwene data wongurikiranye nguzaniye ijambo rivuga ngo ibintu Imana yavuganye nawe byose uko byagenda kose kuko uri mu mugambi w'Imana birakwiriye gusohora. Haleluya. Babyemera batabyemera waba uri mu kazi waba uri ahantu hose hatandukanye ukabona hari ibintu byananiranye ku buzima bwawe uyu munsi nguzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Reka dusome kugira ngo tugendane. Tugiye gusoma Zaburi ni ibice 119 turasoma umurongo umwe kansubiremo. Tugiye gusoma Zaburi y'119
turasoma umurongo umwe uboneka w'106. Hallelujah. subiremo Zaburi y'119. Yego. tugiye gusoma umurongo umwe w'106. Yego. Yego. Ni nayo mpamvu navuze ngo iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe. Hallelujah. Nubwo Satani yakitambika mu mugisha wawe, ariko Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe. Muri ako kazi kawe Imana iracyashoboye kukurindiramo. Muri ubwo bugwayi bwawe Imana iracyafite kubugukiza. Hari indwara abantu bavuga ngo ntabwo, ngo zarananiranye, ngo za kaseri, ngo diabete. Imana ifite imbaraga zo gukiza na sida. Imana ifite imbaraga yo gukora ibintu ubona byananiranye ku buzima bwawe. Imana iracyafite icyo gukora. Murakoze cyane. Kadusome noneho twumve icyo Imana ikomeje kuvugana natwe. Umurongo w'126. Amen. Zaburi y'119 umurongo w'126. Haratubwiye ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye. Hallelujah. Kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Amen. Dusubiremo. Haratubwiye ngo igihe gikwiriye cyo gukora. Haleluya. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye. Kirasohoye. Amina. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka wowe ungurikiranye. Hallelujah. Kirasohoye. Amen. Navuze ngo iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe. Amen. Ushobora kumaza igihe kirekire urwaye indwara warevuje mu bitaro bigiye bitandukanye, ukaba muri wowe ushakisha ikintu cyaza gukiza uburwayi bukabura, ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe. Iki ni cyo gihe cyo gukirirwa burwayi. Iki ni cyo gihe cyo kongera kubaka business zawe zigakomera. Iki ni cyo gihe cyo kongera kugira ikintu Imana yongera kubaka ku buzima bwawe. Iki ni cyo gihe umaze iminsi muri wowe ukumva ndamahoro ufite mu mutima. Iki ni cyo gihe Imana yongeye kuza kuguha amahoro mu mutima. Iki ni cyo gihe Imana ije kongera kubohora akazi kawe. Iki ni cyo gihe Imana ije kongera kubaka ubuzima bwawe. Ijambo riratubwiye ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye. Kirasohoye. Igihe cyo gukora ibyakunaniye kirasohoye. Igihe cyo gukora ibyo ubonaga inzira ndazo, ugashaka aho unyura, ugashaka akazi bunaka ukakabura, ugashakisha ubuzima bwawe ukabona ndakigenda. Iki ni cyo gihe Imana ije kongera kukugarura agaciro wungurikiranye. Amen. Iki ni cyo gihe Imana igiye kongera kuguha agaciro mu muryango wawe. Amen. Iki ni cyo gihe Imana yongeye kugarura akazi kawe. Amen. Iki ni cyo gihe Imana yongeye kuza gukiza indwara za kaseri. Amen. Iki ni cyo gihe Imana ije gukiza ushimwe etaya mando ya sire krere. Iki ni cyo gihe Imana ije kongera etaya kugarura ibyawe byanyazwe. Ubundi hari indirimbo ijimfasha cyane ivuga ngo Mana ngo bigarure ngibyariwe n'inzige. Iri jambo turigendeyemo. Iki ni cyo gihe Imana ije kukugarura ibyawe wari warabuze. Iki ni cyo gihe etaya mando ya sire krere tokere asika ije kongera kukubakira ubuzima. Amen. Wongere nawe ngurikiranye, wongere ukurikiranira ijambo risome. Byatubwiye ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka. Ndabwo ari igihe cy'umuntu, ndabwo ari igihe cy'abavandimwe bawe, ndabwo ari igihe etaya mando ya sire krere tokere asika, ndabwo ari igihe etaya mando ya sire krere tokere asika ahubwo ni igihe cy'Imana igiye kongera kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Wowe uri kungurikirana, Imana yongere yubaka ubuzima bwawe. Wowe ungurikiranye ibintu wowe umaze igihe ushakisha hirya no hino, ugashakisha ukabona ndakigenda. Iki ni cyo gihe Imana yongeye gukubakira ubundi buzima. Etaya mando asire krere tokera asika. Ndabona hari umuntu ungurikiranye urwaye amaso, marayika w'Imana ndabona gukoze kuri ayo maso ngo wakire gukira. Etaya mando asire krere tokera asika. Muri iri jambo igihe gikwiriye cy'Uwiteka kirasohoye. Imana ikongera ikaguhesha akazi.
etaya mando ya sire kere ndabona hari umuntu ungurikiranye Imana ikurindiye mu kazi kawe pere wa enitaya mando ya sire kere tokere aseka iri ni ijambo aha turi twaje kwamamaza Yesu yongeye kuvugana nawe ngo hari ahantu ndikubona hari umuntu wari umaze iminsi arira arizwa n'ikintu bita urugo icyitwa urushako Imana irakubwiye ngira kubakiye ayo marira nashire Imana irakubakiye etaya mando ya sire kere niyo mpamvu dusomye ijambo rikatubwira ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye umaze iminsi urira iki ni igihe cyo guhanagurwa ayo marira umaze iminsi abantu bakure bakakwangira ubusa iki ni Imana iguhaye agaciro ko gukundwa ndabona hari umuntu ngurikiranye ari umukobwa Imana ikuremeye ubukwe mu izina rya Yesu Imana ikuremeye ubukwe mu izina rya Yesu ndabona hari umuntu ungurikiranye wari ufite ikibazo cyo kuribwa mu nda ariko ukayoga ibintu ugwaye ijwi riri kumwe aho nimbyiko wari ugwaye ngariko wakire gukira mu izina rya Yesu kubera ko Imana igukijije mu jambo Imana ikiza uburwaye mu ijambo Imana yongera gutanga imbaraga ndabona hari umuntu ngurikiranye wari umaze gucika indege mu bintu byo gusenga wari umaze gucika indege kubitewe n'ibyo wagiye wumva ariko Imana iguhaye izindi mbaraga ndakindi cyakurengera hari ijambo rimwe twasomye by'abigishwa babwiye Yesu baramubwiye ngo mbese twakuvaho tukajya handi ngo kare ufite amagambo y'ubugingo buhoraho kuma kuri Yesu niwe ugiduha agaciro Yesu niwe ugiturengera kuri Yesu niwe hari ubutabazi kuri Yesu hari ubuzima kuri Yesu hari imbaraga niyo mpamvu wowe warucitse indege waba uri pasiteri waba uri revera waba uri mushumba waba uri umudiyakoni waba uri inde wowe warucitse indege mu byerekanye n'ibintu byo gusenga komeza ubigumemo kuko ni Imana ikurindira nubivamo uzajya nubivamo uzapfa nubivamo ubuzima buzarangira Imana iri kukubwira ngo guma kuri yo kuko niho hari ubuzima niyo mpamvu umwe waririmbye ngo tutagufite ndabuzima guma kuri Yesu niho hari ubuzima kuko Imana iguhaye izindi imbaraga Imana ikomeze ibane natwe turi muri iri jambo rero Imana yumve ikibazo wari ufite Imana icyumve muri iri jambo iratubwiye ngo igihe kirasohoye igakora ibyo wavuganye nawe amen umaze iminsi warukurira Imana iguhanaguye amarira muri iri jambo amen umaze iminsi warabuze akazi muri iri jambo kubera ko igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka gisohoye nawe Imana ikuremera akazi umaze iminsi wibaza etaya mando ya siregrere hari umuntu ngurikiranye ibyawe byose byagiye bigushiraho bigenda mu buryo utazi ukibaza ngo bizagenda bite ariko Imana irambye ngo iyongeye kukugarura ibyo wanyazwe Imana ikugarura ibyo wanyazwe etaya mando ya siregrere hari umuntu ungurikiranye wari ufite ideni ry'umurengera ry'amafaranga menshi akira kwishyurwa ideni Imana irakwishuriye mu izina rya Yesu wowe uri kwibaza ngo uzubaka inzu gute Imana irakubaka inzu Imana ifite n'amazu Imana ikwubaka inzu umaze kirasohoye Imana ikongera igakora ibyo wavuganye nawe mwene data ngurikiranye marayika w'Imana umaze iminsi ugwaye umutwe uwo mutwe ukakuri ruhande rumwe ukakurira hano na hano ukumva uri kukujya marayika w'Imana uwo mutwe warawutererejwe ariko iyo wavuye ntago bizi warivuje imiti yose ishoboka byaranze gukira ariko uyu mwanya wongurikiye kora aho hantu hakujya kuko mbonye marayika gukozeho wongurikiye akira gukira uyu mutwe umaze igihe uribwa ngo uzanywa amazi umaze kuhakora umaze kumva iyi video uzahitungwa amazi ibikombe 2 kuko marayika w'Imana gukijije umaze iminsi umutwara kubereye ikibazo ariko uyu munsi kubera ko muri iri jambo ritubwiye ngo igihe gikwiriye cyo gukora cy'Uwiteka cyageze nawe Imana igukozeho kuri uwo mutwe akira gukira mu izina rya Yesu nawe umaze iminsi uvuga ngo nzabona umwana gute ubona umwana warashatse ariko kubyara byaranze ariko kubw'uyu munsi kubera ko igihe kigeze ngo Imana ikore niki ijambo ryatubwiye nawe igihe cyageze ukakira umwana iyo mitego yose yari yazitse mu nda yawe ndabona marayika w'Imana yaciye Imana uyu munsi nawe wakire kwakira umwana kuko Imana itanga abana Imana ishimwe nawe wowe umaze iminsi ubona imiryango yaragutaye ariko Imana irivuganye nange iguhaye undi muryango komera humura kuko Imana mu ruhande rwawe hari abantu bangurikiranye ndi kubona bari mu bihugu byo hanze Imana ibahaye umugisha kugira ijambo rirakubwiye ngo uyu munsi igihe cyo gukora kirasohoye kuko Imana yongeye gukora ibyo umaze igihe waraburiye igisubizo uyu munsi Imana yongeye kubishiraho kuri tariki uyu munsi Imana yongeye gushira umugisha mu biganza byawe witinya wirira igihe warirekera hagije iki ni igihe Imana ivuganye natwe ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye
Imana ishimwe. Imana ikoze ibyo yavuganye nawe. Umaze iminsi etaya mando asire grere tokeri asika uvuga ngo Imana ikubakira urugo kubera ko igihe gikwiriye cy'Uwiteka gisohoye. Imana ikubakiye urugo. Imana iri kumwe nawe. Umuntu wese unyumvishe kubwira ijambo twumvishe, hari ibindi Imana yongeye kubaka by'umugisha wawe kubwira ijambo wumvishe. Rero iki nigengeze cyo gusoza, ariko Imana ivuganye n'umuntu wese uri kunyumva ko hari byongeye etaya mando asire grere tokeri asika. Ndabona hari umuntu umaze kumva umaze gukurikirana iyi video, ngiye kubona mbona Imana yongeye kumusubiza muri gakondo. Hari igihe hari aho waruri urahiruka urahava, Imana ikugaruye muri gakondo yawe. Imana yongeye kukugarurira akazi kawe wari warabuse. Kandi ikindi cya kabiri, imigisha yawe yari isa n'iyanyazwe, itwagwa n'abantu utazi, iragenda Satana kwamuraho umugisha wawe, ariko kubwo gusenga n'iri jambo twumvishe, Imana igariye umugisha mu biganza byawe. Humura rero, ibyo Imana yavuganye nawe byose kubwira ijambo, igihe n'iki gihe Imana ije kubisohoza. Nawe ngurikiranye wumve ko ibyaye byose Imana ibisohoje. Murakoze cyane, umugisha w'Imana ubane namwe, kandi ku muntu wese ngurikiranye Imana iguhereze ibyo ukeneye byose. Murakoze cyane. Haleluya. Amina, amina. Wabagahe koko. Nanjye uje mu gihe ukenewe, kuko Bibiliya avuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Shimiye Imana ire kuje kudufasha mu bisarurwa bya Kristo, kugira ngo abantu bakomezwe n'ingomezi z'Imana. Nawe uraje, Imana igushyigikire cyane. Reka tugusabe, niba bigukundiye utanga akanimero kawe, kuko hari abaguhamagara bakeneye kubafasha kuri ibi byose wivugiye mu kubasengera. Karibu utanga akanimero bagushakiraho. Yego, murakoze cyane. Ariko ndari natanga nimero, ndagiye manze ndamutse n'iyi message yindi nungutse muri uyu mwanya, ndaha hantu nicaye. Yego, kanyitambutse vuba vuba. Numvishe ijwi riri kumbwira ngo umuntu wese ukurikiranye iyi video ngo Imana iramutwikiriye. Ngigiye cyose azabona hari ibintu bikomeye, ngazibuke gusoma iri jambo rivuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye. Amen. Arisome, yaba ari mu modoka agiye, yaba ari mu nzira agiye, yaba afite ingwara ikomeye, yaba ari mu kazi, aho yaba ari hose, ngo azibuke arisome, kuko rino jambo ngo ririmo ubutabazi bwishi, kuko mbonye hari abantu benshi Imana idetabariyemo. Haleluya. Nawe ngurikiranye rero wakire gutabagwa n'Imana. Amen. Nawe ngurikiranye rero wakira imibereho mishya Imana yongeye kuguha. Haleluya. Kandi Imana ikijije abantu indwara za diabete, Imana ikijije abantu ubugwayi bw'umutwe, Imana ikijije abantu ibintu byo kurwara mu maguru. Hari umuntu ngurikiranye ufite ikibazo cyo kurwara amaguru, Imana iragukijije. Hari umuntu ngurikiranye ufite ikibazo cy'amaso, Imana iragukijije. Hari umuntu ngurikiranye wari warivuje ahantu hose, etaya mando asire claire, ushaka imiti ahantu hose, urivuza biranga, ariko uyu munsi Imana iragukijije muri iri jambo. Haleluya. Imana akira gukira, akira kubohoka. Kandi Imana yongeye kuvugana nawe ngurikiranye ko uhereye uyu munsi Imana izajya igenda itanga umugisha ku muntu wese ukurikiranye iyi video. Imana izajya igenda iguha umugisha, kandi hari abandi Imana iremeye akazi, hari abandi Imana indiye mu kazi kabo. Hari umuntu ugiye kuzirukanwa mu kazi, ariko kubwira ijambo no kubwira ijambo twumvisha, Imana imushigikiye mu kazi ke. Imana imurindiye mu kazi ke. Mbonye hari abantu benshi Imana yaguye baho umugisha cyane kubwira ijambo tuvugiye ahantu kuri iyi kamera. Rero wowe uzakurikirana iyi kamera ukumva n'iri jambo, hari byinshi Imana izagenda yubaka ku buzima bwawe kandi by'umugisha. Murakoze cyane rero, Imana izakomeze bagirire neza. Tanga akanimero. Murakoze cyane. Zagushakiraho. Yego, ushobora babarire aba bantu bacu kuri ndi umukristo, byubafasha rwose. Yego. Yego, ushobora kwifuza ko tugufasha gusenga, reka tukubwire nomero. Nomero yanjye ni 078 62 32 32 50 52. Ndasubiramo. 078 ni 078 60 32 32 50 52.
murakoze cyane. iboneka kuri WhatsApp, kuri WhatsApp kugira ngo nabo hanze niba gushaka bazakubone. Yego, kuri WhatsApp irahaboneka, no kuri WhatsApp irahari. Nta kibazo, bazambona. Yego. Umuntu wese wifuza ko tumusengera, turiteguye kumusengera rwose. Kandi no muri iri jambo nakubwiye kare ndavuga ngo Bibiliya tubwira ngo isengesho ryo kwizera rizakiza abarwayi. Niyo mpamvu hari n'abantu Imana ishubije ibyifuzo byabo kubwira ijambo tumaze kumva. Amen. Murakoze cyane, turabashimira. Sawa, urakoze mu sengesho rigufi. Dusoza dusenga. Reka dusenge n'ubundi ngomeze mbasengere, kuko ni nayo message yakomeje kutuzana ahantu. Mana, mu izina rya Yesu, amen, turagushimye kubw'umuteguro wawe mwiza. Wowe watwemereye ngo uyu mwanya tube turi ahantu kuri kamera, uhabwe icyubahiro. Amen. Sengeye abantu bose bazakurikirana iyi kamera, bazakurikirana ijambo ryawe, uzabaho umugisha. Amen. Kandi buri wese Mana, ijambo ratubwira ngo kwizera kwawe niko kuragukiza. Amen. Umuntu wese uzumvira ijambo uzamukize. Haba hari umuntu wese uzaba afite Mana Data ibyifuzo uzabisubize, kuko uri Imana ivuganiye natwe muri iri jambo ko hari abantu usubije ibyifuzo byabo. Amen. Kuko uri Imana ivuganye natwe ko hari abantu ukijije indwara zigiye zitandukanye. Amen. Kuko uvuganye natwe ko hari abantu bongeye kubaka ubuzima bwabo bundi bushya. Hari abantu uremeye akazi muri iri jambo, hari abantu uhindura amateka muri iri jambo, hari abantu mu izina ryawe Yesu imigisha yabo yari yaranyazwe na Satani, ariko uvuze ko wongeye kubaha imigisha, uhabwa icyubahiro. Hari abantu bari bamaze igihe kirekire barashatse kubyara byaranze, ariko bohoye mu nda zabo uzibuye inda zibyara ngo bakira abana mu izina rya Yesu. Hari abantu ubohoye business zabo zari zisa naho Satani yari yaziziritse, ariko ngo mwakire kubohoka, kuko Imana ibohoye business zanyu. Imana iremye undi mugisha musha mu kazi kanyu, Imana ishimwe. Hari abantu mu izina rya Yesu bari barivuje indwara, bivuza ahantu hatandukanye. Ndabona hari abantu bari baragwaye diabete, urabakijije. Ndabona hari abantu baragwaye imbyiko, urabakijije. Ndabona hari abantu baragwaye amaso, urabakijije. Ndabona hari abantu bari bagwaye indwara z'ubuhumekero, uri Imana ikijije abantu mu bihaha. Uri Imana ikijije abantu ubugwayi bwo mu nda bwari bagiye gutuma babagwa mu mara. Uyu muntu waribwaga mu nda cyane ngo yakire gukira. Uyu muntu wari ufite ikibazo cy'amaguru murinze paralize, ukuguru kw'ibumoso kwari gufite ikibazo ngo yakire gukira, kuko Imana imurengeye, uhabwe icyubahiro kumukije kugwara paralize muri uku kuguru kw'ibumoso. Urakoze ko urengeye aba bantu bari bagwaye amaguru gufata imbago bakajya bagendera mu mbago, uri Imana ibarengeye. Umugisha ugaragare ku muntu wese unyumvishe, kandi neza yawe n'umuntu bwawe iboneke ku muntu wese wumvishe iri jambo. Rero umugisha wawe ukomeze uwutange ku muntu wese uzumva iyi video, kandi unyemerere uzahereze Mana Data umuntu wese uzafungura YouTube akumva Mana, mu izina ryawe Yesu, akumva iyi video uzamuye gutega amatwi kandi yumve icyo uvuganye nawe muri iri jambo, uhabye icyubahiro. Urakoze ko umugisha wawe ubonetse ku muntu wese udukurikiranye mu izina ryawe Yesu. Amen. Turabashimiye. Amen. Murakoze cyane. Amen.